nubona umuntu runaka ukabona afite ubugome budasanzwe, ukabona afite imico idasanzwe, nta rukundo nta mpuhwe zikimuranga, wikirirwa wirushye, wikirirwa uhangana nawe, uwo muntu afite igicaniro cy'umwijima kiri kumuvugiramo. Noneho ibi biranganisha, kuko urumva tubonye amoko abiri y'ibicaniro, hari igicaniro cyiza n'igicaniro cyanduye. Ibi rero bigiye kunganisha noneho ku gicaniro noneho cy'ibigaragarira amaso cyatangiye noneho kubakwa mu isi. Cyatangiye gite? Igicaniro Uwiteka yaje gushyiraho noneho amategeko y'uko kigomba gushyirwaho, anavuga noneho n'impamvu kigomba gushyirwaho. Tugiye kubisanga mu gitabo Kuva igice cya 20 umurongo wa 22. Uwiteka abwira Mose ati, uku aba ari kubwira Abisiraheli uti, ubwanyu mwiboneye ko mbabwiye ndi mu ijuru. Uwiteka arabanza abaha umuburo, arabanza arababurira, ntimukareme izindi mana ngo muzibangikanye nanjye, imana z'ifeza cyangwa imana z'izahabu ntimukazicurire. Arangije ku murongo wa 24 aravuga ngo, undundire cyangwa se mu yandi magambo unyubakire igicaniro cy'ibitaka, ugitambireho ibitambo byawe byotswa n'ibitambo by'ukuri amahoro, intama zawe n'inka zawe, aho nzibukiriza izina ryanjye hose nzaza aho uri nguhe umugisha. Bivuze ngo kugira ngo Uwiteka avugane n'Abisiraheli byabanzaga kunyura muri Mose, ntabwo bari bemerewe kuvugana nawe, ariko Uwiteka ashaka kuvugana nabo, aravuga ati munyubakire igicaniro, nimubara kunyubakira igicaniro nanjye noneho nzaza muri mwe ubundi mbaho umugisha. Wibuka ko nakubwiye ngo ibijyanye n'igicaniro bikora yaba ku ruhande rw'Uwiteka bikanakora no ku ruhande rwa Satani. Satani nta kintu gishyashya arimo. Ubwo rero nushaka gukorana na Satani amuremera igicaniro, Satani akazira muri cya gicaniro, Satani nta mugisha atanga, akamugezaho imivumo, akamugezaho za ndwara, akamugezaho bya bibazo byose muzi abantu bafite muri buno buzima bwa buri munsi. Nubwo igicaniro gifite ishusho igaragarira amaso, ubwo navuga icya kera, wumva gifite uko cyari giteye, Uwiteka yategetse uko bagomba kucyubaka n'iki, ariko inyuma y'icyo gicaniro hari n'ikindi gicaniro cy'umwuka kiri spiritual. Igicaniro rero kigizwe n'ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere kigizwe n'ibiremwa by'umwuka bikiri inyuma. Icya kabiri kigizwe n'ibitambo, igicaniro kigomba gutangwaho ibitambo bihoraho. Icya gatatu igicaniro kigizwe n'umutambyi cyangwa abatambyi. Hagomba kuboneka umuntu w'umubiri n'amaraso ugomba gukorera kuri cya gicaniro, agatambaho bya bitambo. None ushobora kwibaza uti, ese muri iyi minsi yacu mu isezerano rishya ibicaniro biracyakora? Nakubwira ngo yewe, ariko ndabisobanura mu buryo bubiri. Ndahera ku ruhande rw'Uwiteka. Ku ruhande rw'Uwiteka igicaniro kigaragarira amaso cyavuyeho, ariko igicaniro cy'umwuka ntabwo cyavuyeho. Igicaniro kigaragarira amaso cyavuyeho kubera iki? Kubera ko Yesu niwe wasimbuye byose uko ari bitatu, yaba za mbaraga ziri inyuma y'igicaniro, yaba cya gitambo, yewe yaba na wa mutambyi. Ndabisobanura neza. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Kuko urumva iki gicaniro umumaro wacyo kwari ukugira ngo abantu bavugane n'Uwiteka binyuriye muri icyo gicaniro, Uwiteka kinyuriremo. Ingabo z'Uwiteka niba zije gutabara Abisiraheli zikinyuriremo. Uribuka yuko Abisiraheli mbere yuko bajya kurwana intambara babanzaga gutamba ibitambo, babanzaga kujya ku gicaniro cy'Uwiteka. Bivuze ngo rero babaga bagiye kugirana amasezerano n'Uwiteka, Uwiteka nawe agakorera muri ayo masezerano bagiranye. Uyu munsi rero kuva igihe Yesu yadupfiriye ku musaraba, Yesu niwe wahindutse inzira. Yesu rero yaduhindukirira inzira tugeza ku Uwiteka binyuriye mu mbaraga z'umwuka wera. Bivuze ngo rero Yesu niwe imbaraga noneho zacu kuri cya gicaniro cyacu. Icya kabiri, igicaniro gikenera umutambyi. Yesu niwe mutambyi w'ikirenga. Haleluya. Ariko natwe abo Kristo yatoranyije duhinduka abatambyi muri we. Icya gatatu, igitambo cya Kristo nicyo gitambo number 1, nicyo gitambo cya mbere kigomba gutangwa ku gicaniro. Ariko natwe turi ibitambo. Mbega iyo usomye mu Baheburayo 13 umurongo wa 15 havuga ngo iki? Haravuga ngo nuko tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu, ari cyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. Ni kuvuga ngo igitambo watanga wowe ni amashimwe,
ni amashimwe y'uko Uwiteka yagucunguye, ni amashimwe y'uko uri mu buzima bwiza, ni amashimwe uhimbaza Uwiteka muri byose. Noneho nawe ubwawe uri igitambo binyuriye muri Kristo Yesu. Nusoma mu Baroma 12 umurongo wa 1 aravuga ngo, nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Bivuze ngo rero mu isezerano rishya ibitambo mu buryo bugaragarira amaso byavuyeho, ariko mu buryo bw'umwuka ibitambo biracyahari. Igitambo nyamukuru ni Kristo, ariko nawe ushaka gukorera Uwiteka ugomba kuba igitambo kizima gishimwa. Bivuze ngo ugomba kubaho wera utunganiye Imana kugira ngo Uwiteka abashe gukorana nawe. Sobanuye ko rero igicaniro nticyavuyeho, mu buryo bw'umwuka igicaniro kiriho, ariko igicaniro cyubakiye kuri Kristo. Kristo niwe buye rikomeza imfuruka, Kristo niwe buye rikomeza ubuzima bwacu. Noneho rero kwa Satani ku ruhande rw'umwijima bo nta Kristo bagira, ku ruhande rw'umwijima nta mwuka wera bagira, bo baracyakoresha bya bicaniro bya kera byubatse. Nubwo ibicaniro byubatse, inyuma y'ibyo bicaniro nabo hari imbaraga z'umwijima zibikoreraho. Ni ukuvuga ngo imbaraga zabo ni Satani n'abadayimoni be. Ibitambo batanga ibitambo bo biva amaraso, baracyabitanga. Baragenda bagatanga ibitambo by'inyamaswa, baragenda bagatanga n'ibitambo by'ibyo kurya bo barabitanga. Noneho baranarengera bo bagatanga n'ibitambo by'abantu. Ariko nta mbabazi bagira. Uzumva wenda urugero, ngiye kubaha urugero rwihuse. Uri kubona ikintu cyo gukuramo inda. Uri kubona muri Amerika niho byavuye cyane. Ariko nubwo bavuga byavuye muri Amerika, buriya ingoma y'Abaroma, ingoma y'Abagiriki, ingoma y'i Babuloni, buriya bamye batanga ibitambo by'abantu, babitangira abadayimoni, babitangira imyuka y'ikuzimu, babitangira ibigirwamana. Buriya gukuramo inda ni ugutangira igitambo umwuka witwa Moleki. Niko ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya. Ni ukuvuga ngo rero iyo bakuyemo inda bakubwira ko nyine ari uburenganzira baguhaye, baguhaye amahirwe yo kugira ngo we kubyara umwana utamuteguye, ariko ubutanze igitambo baba bazi icyo bakoze. Noneho ibyo ni ibizwi hanze y'ibyo tutabona. Hari abantu batanga ibitambo ku bantu kugira ngo babashe kubona imbaraga, zitangwa na Satani. Ni ukuvuga ngo rero kwa Satani, ku ruhande rwa Satani, bo baracyatanga ibitambo bigaragarira amaso, bo baracyatanga ibitambo biva amaraso agaragara. Mu gihe abakorera Kristo, abakorera Imana bo, Kristo yahindutse igitambo gikuraho byose. Noneho icya gatatu ni umutambyi. Ku bakorera Imana tubonye ko umutambyi mukuru ni Kristo, naho twebwe tugahinduka abatambyi mu cyimbo cya Kristo hamwisa, ariko Kristo ari muri twebwe. Kugira ngo byumvikane neza, utagira ngo uzasimbura Kristo, oya, ahubwo uzaba umutambyi muri Kristo. Bariya nabo rero bagomba kugira umuntu runaka, ndi kuvuga kwa Satani, ugirana isezerano, kuko igicaniro cyubakwa n'isezerano. Ugomba kugirana isezerano na Satani, ugomba kugirana isezerano n'abadayimoni, kugira ngo abo badayimoni bajye bamunyuriramo baziye muri ya masezerano. Nuko bimeze kwa Satani rero. Ibitambo, ibicaniro ntibyavuyemo uko byari niko bikiri, naho ku Mana byose byahindutse bishya muri Kristo Yesu.